Kristo uvuga Yesu Kristo biragorana cyane. Niyo mpamvu dukwiye gukomera umushumba amashyi menshi. Mureke tugomera amashyi menshi. Haleluya. Hariya biragoranye. Impamvu Israel irwana nabo bapfa urusengero Salomo yubatse. Hari urusengero Salomo yubatse birukanye rero Israel. Hanyuma uru rusengero rwa Salomo ni ukuvuga ngo igihe ruzagaruka rukaba rwa Israel nicyo gihe imperuka izahita. Kubera yuko harimo ibintu byinshi abantu batari basobanukiwe, ariko niko Bibiliya niyo mahanga. Yesu ashimwe cyane. Rero kugira ngo ubone umushumba wacishijwe muri Pakistan mu Bisilamu wimbi, abari umukozi w'Imana, abafite hanyuma umukozi w'Imana nawe arashaka ko bamutorera kuba gavana umujyi muri Nairobi. Shimira. Haleluya. Sashimwe bene data. Mwanga ndigushira Imana ndasaba bene data banayikije. Tubabanza dukomera abakozi b'Imana amashimwe cyane. Tubanza tubakomera amashimwe. Mbere yuko shima Imana nsaba bene data bamerekeje kuwa gatandatu babambutse bihuse baza dufatanye gushima Imana. Samye ukanga muri kugenda abantu bose. Manzi Imana n'icyubahiro mfukanye kugira icyo yongera. Cyubahiro cy'Imana tumufashe. Cyubahiro cy'Imana. Mbera ndabashimira mwese muri rusange abantu babaye naje kuko ubwo naje nasezeranye imbere y'Imana. Ntabwo biba byoroshye, bwari urugendo rurerure rukomeye. Nshima Imana rw'umugisha akambwira ntabwo nicara mfite ubwoba bagasenga nabi agahumura Imana kumwe nawe. Ndimo yakubwiye ubukwe kandi ku bukwe urimo urareba ukabona hirya no hino ntabwo ntari ntakimuka ariko bizabyiza n'ubundi ariko ni abantu mwe Imana yabona igitangaza kuba tubatukunda kandi nanjye Komera Imana amashimwe cyane. baramerekeje bafite umurimo ukomeye. Abahungu bari barariye, abakobwa bariye bose marene bose bafite umurimo aramutara afite umurimo. Namwe naturiye n'umuntu akabona n'icyo gikorwa yakoraga Imana byarashimishije sizi ukuntu nabivuga. Basi Imana n'umugisha ndagushima rw'inkunga yawe ikomeye yakoze ikintu gikomeye mu bukwe bwawe kandi n'abandi bose batekereje Imana bamugisha. Shima Imana mu gihugu cy'ijuru byumve ikibazo n'icyayigira byose nambare mpaka kugeza ubuzima bwanjye Imana. Icyubahiro by'umwihariko nshimira bene data batubaye hafi
Marene na famiye Theo ndagushima asa warakoze twabonye urukundo rwawe ndetse n'itorero turabashimira muri rusange Imana yabanye natwe kandi Imana dukora ubwo bwiza Imana yo mu ijuru inyambika karinda nkuba n'abantu bashaka kwambara karinda nkuba abagore ugiye kwica umuzimu w'iwanyu mu by'ukuri wacu nta muntu